turongeye turabasuhuje inshuti bakunzi banzuri market bakunzi banzuri market bicano yacu ya nzuri market. Musanzwe mumenyereye yuko tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni muri urwo rwego rero twakomeje gutekereza ibyiza twakomeza kugenda duha abakunzi bacu cyangwa se abakiriya bacu muri rusange kugira ngo barusheho gutera imbere no gusobanukirwa ibijyanye n'iyo mitungo itimukanwa kugira ngo barusheho kugenda babifataho ibyemezo byaba kugura cyangwa se gukodesha. Ni muri urwo rwego rero ubu twatekereje kujya tubategurira ibiganiro cyangwa se kujya tubaha ibiganiro tukaganira n'abantu bafitanye isano cyangwa se bafite aho bahurira n'ibyo bintu by'imitungo itimukanwa. Yaba abakomisiyoneri abo ngabo bayiranga, hari ibibazo byinshi byakunze kuvugwa mu bakomisiyoneri bigiye bitandukanye, imikoranire yabo n'abakiriya babo. Ibyo byose rero tugiye kujya tubavira imuzi, tubaha amakuru yose, tubasobanurire, tumenye uko bihagaze hirya no hino, ndetse ari nako tuzajya tuganira n'abenjeniyeri batandukanye, yaba abakozi ba leta, yaba abikorera ku giti cyabo, yaba abubaka amazu babikora nk'umwuga bubaka bakagurisha, yaba se ababikora bakodesha, yaba se abafite aho bahuriye no gutanga ibyangombwa ibyo byose byo kubaka no n'ibya mitasiyo, mbese ibintu byose muzi bifitanye isano n'imitungo itimukanwa. Tugiye kujya tugerageza kugira amakuru tugenda tubahaho gahoro kugira ngo muzagende musobanukirwa n'ibi bintu, dore yuko ari ibintu bifatiye runini cyane igihugu cyacu n'ubuzima bw'umuntu muri rusange, dore ko umuntu wese akora ashaka kugira umutungo utimukanwa atunga muri rusange. Ni muri urwo rwego rero tubafitiye umutumirwa muri aka kanya, tugira ngo atangire yibwira abadukurikiye. Uraho neza? Uraho. Watangira wibwira abadukurikiye ukabibwira muri rusange n'akazi ukora. Mwiriwe, nitwa Kayiranga Methode, nkaba nkora umwuga w'ubukomisiyoneri. Methode rero uri kumwe na Nzuri Market. Tukaba twatekereje kuganiriza, tugusanze hano mukorera ku Muhima, tugira ngo ube wabwira abantu ese umwuga w'ubukomisiyoneri ni umwuga uteye ute, ese mukorana n'abantu mute muri rusange, abo mufasha ni bande? Murakoze. Umwuga w'ubukomisiyoneri navuga yuko ari umwuga mwiza. Hari ibyo nabanje gukora mbere ngeze aho mbona ntabwo birimo kugenda. Ubu maze imyaka igera muri 11 ari byo nkora kandi nibyo bimbeshejeho. Ubwo rero ni umwuga mazemo igihe kirekire, navuga ko atari igihe gitoya nkumazemo. Muri icyo gihe nkumazemo rero umaje kungeza ku bintu byinshi bitandukanye. Murakoze. Urakoze cyane. Ngira ngo uwo mwuga w'ubukomisiyoneri aho utangiriye, waba watangiye ukorera mu gihugu hose, ufite agace ukoreramo, bimeze gute? Umwuga w'ubukomisiyoneri natangiye nkorera mu mujyi wa Kigali, ariko uko abakiriya bagiye biyongera naje kugenda nagura imbibi. Ubu navuga ko nkorera mu gihugu hafi ya hose, kuko umuntu wese umpamagaye akanyereka icyo mufasha kumugurishiriza cyangwa se ashaka kugura, ngerageza kumufasha haba mu gihugu hose ndetse no mu mujyi wa Kigali. Birumvikana yuko umaze igihe kinini, imyaka 11 ukora uyu mwuga, ni igihe kinini cyane muri rusange. Wenda ibibazo mugenda muhura nabyo muri uyu mwuga wanyu ni ibihe, cyangwa se ibyo mugirana n'abakiriya? Biravugwa yuko mu bakomisiyoneri haba harimo ubujura butandukanye, harimo kubeshya abakiriya, umuntu akaza icyo umubwiye ugiye kumwereka agasanga si cyo. Nibyo byaba biteye bite? Muri make umwuga w'ubukomisiyoneri ugitangira abantu barahuzagurikaga, ugasanga umuntu uramubaza uti ndagurisha inzu, akakubwira ngo arayizi, wamubwira ati jya kuyinyereka, ugasanga nawe ntayizi. Mbese muri makeya wasangaga nta gahunda abakomisiyoneri bafite. Nyuma niho naje gutekereza Nzuri Business Group, Nzuri Market abivukiye,
nza kuyijyamo, ariko icyatumye nyijyamo ni uko nabonaga ifite icyerekezo cyiza. Mbere wavuganaga n'umuntu amafaranga uturampemba aya ngaya, umuntu yamara gufata amafaranga ugasanga murashwanye ntayaguhaye, akakubwira ko atanakuzi, mbese ugabona ni ibintu bidafatika. Nyuma rero ugasanga arakwambuye. Ibyo warumbajije byo kuvuga ko abakomisiyoneri babeshya batagira gahunda, barahari ndetse ni na benshi. Ugasanga umuntu hagiye havukamo n'ibibazo byinshi bitandukanye, ugasanga umuntu aragurisha inzu itariye akabinyuza ku mukomisiyoneri, umukomisiyoneri nawe akayigurisha abizi, babiziranyeho, ugasanga bagiye mu nkiko, bamwe barafunzwe. Ariko nyuma ho majije kubona Nzuri Market itangiye, naje kuyijyamo, duha icyerekezo, uvugana n'umukiriya, umukiriya akaza akajya kuri ofisi agasinya amasezerano, mukavugana uko muzahembwa wagurishije. Nta by'amanyanga bibamo byo kugurisha inzu idafite ibyangombwa. Ibyo byose byagiye kuva mbere twavuga ko twakoreraga mu muhanda, ugasanga umuntu ari kwiseta, ari Nyabugogo arahagaze, ari mu mujyi arahagaze, nta cyerekezo. Ariko ubu ngubu ubona ko imikorere yagenze neza, n'ugusanze akagusanga muri ofisi aguha icyubahiro, akabona yuko ari akazi kagutunga kandi nawe ukamufasha serivisi aje kwaka. Murakoze. Mbese hari ukuntu abantu usanga bavuga ko abakomisiyoneri mubarangira ahantu mudafitiye amakuru, ugasanga umuntu wamurangiye ahantu ejo baraje basanze ni mu gishanga barahasenye, usanze ngo ni mu manegeka, usanze inzu irimo ibibazo by'amakimbirane igize gute. Ibyo bintu byose biravugwa yuko muri aka kazi kanyu k'ubukomisiyoneri koko bibamo, ugasanga umuntu arahombye kandi ugasanga ngo ni mwebwe mwamuhombeje. Ibyo koko birahari? Ase niba bihari koko ni iki wabwira abantu bakenera izo serivisi zo kugura, wababwira iki? Cyangwa se niba koko ibyo bintu bihari wabwira iki bagenzi bawe baba bakora ibyo niba koko bihari? Murakoze. Nibyo koko ibyo bibazo byagiye bibaho, ugasanga umukomisiyoneri yumvishije umuntu ko agomba kugura ahantu akamugurisha ahantu mu manegeka, ugasanga umuntu arahaguze arahubatse, inzu barayisenye cyangwa se n'ibiza biraje birayijyanye. Nabaha nk'urugero, muri ino minsi nahuye n'ikibazo. Hari umuvandimwe mushiki wanjye yahuye n'abo mu bakomisiyoneri ashaka kugura ikibanza, ariko kubera ko yari azi yuko mbikora abimbwiyeho, ariko yabwiye n'abandi bakomisiyoneri b'ahantu yari atuye. Abakomisiyoneri b'ahantu yari atuye baramufatiranye, baramujyana bamwereka ahantu mu gishanga, bamubwira yuko ari heza yahagura n'ibyangombwa, ugasanga baka nimero z'icyangombwa ntazo bamuhaye. Nyuma nibwo naje gutekereza, ndabyibuka, ndamutelefona ndamubwira ngo yitonde banze mpagere. Naje kuhagera nsanga ahantu bamurangiye ni ahantu utatangaho amafaranga yawe. Mugira inama, arahava tujya kugura ahandi, kandi ahandi ubu yaguze ikibanza atateganya no kucyubaka, avuga ati reka mbe nkiguze mbe nkibitse. Mu mafaranga yakiguze mu mezi nk'atanu ashize bamajije kumwungura miliyoni irenga, ariko nawe yanze kuyifata. Naramubwiye ngo nababyihoreye, ubutaka ntabwo bujya buhomba, buhora bwunguka. Abantu rero nabaye warumbajije ikibazo cy'ukuntu nagira abantu inama. Abantu bashaka kugura ibintu, iyi mitungo itimukanwa, yaba ubutaka yaba amazu, nabagira inama yo kugana izi kampani zagiye zivuka, bakaza muri Nzuri Market bakabagira inama, bakabereka ahantu heza tuba tuhafite. Washaka kumenya ibyiza hakorerwa baragufasha, washaka guhinduza ubutaka bakagufasha, washaka kugurisha bakagufasha. Mbese serivisi zose wifuza kuri ino mitungo itimukanwa
ni abantu bafite aderese, ni abantu b'abanyamwuga, ni abantu bafite disipurine. Hato usanga abakomisiyoneri batukana n'abakiriya ugasanga ntibumvikana, waranyambuye. Kubera iki? Kubera ibyo bintu biba bitanditse bidafatika, nta cyerekezo biba bifite. Nabagira inama rero yo nkamwe b'abakiriya, abakiriya ni mwebwe mudutunze, ni mwebwe tubereyeho, ni mwe mudufasha mu mibereho yacu. Nabagira inama rero yo kureka abo bakomisiyoneri bo mu nzira, bo mu mihanda, usanga urabaza inzu ntiyayigezeho, ntazi nyirayo, akakubwira amakuru yayo kandi amakuru atariyo. Rimwe na rimwe umukiriya yajya kugura mugasanga nyiri inzu yarapfuye, imitasiyo ntikunda, ugasanga ni ibibazo nk'ibyo bigenda bivuka byo guhurira n'abantu mu muhanda bikabatesha umwanya. Nabagira inama rero yo kubivamo igihe ni iki, mukagana ahangaha dukorera tukabafasha muri Nzuri Market. Murakoze. Urakoze cyane, ndumva ubabwiye byinshi, urabasobanuriye. Ariko kandi hari igihe ugenda wahura n'umuntu utabakomisiyoneri, baragatsindwa. Abakomisiyoneri ni abanyamahane, abakomisiyoneri ni ibisambo. Ariko nanone wagera nanone ku ruhande rw'abakomisiyoneri batabakiriya baratwambura, abakiriya nibo batugira babi. Ubundi bihagaze bite? Koko abakiriya nibo nyirabayazana, abakomisiyoneri se bo nishyashya? Hagati yaho ngaho koko ubundi bimeze gute? Mukorana mute? Ni ryari ushobora gufasha umukiriya ukaba wizeye yuko utazamburwa? Ni ryari se umukiriya washobora kukugana akavuga ati ndi gukorana n'umukomisiyoneri w'inyangamugayo, cyangwa bose nta mwiza? Murakoze. Mu bantu bose harimo abantu ababi n'abeza, kandi biragoye kugira ngo umumenye. Ariko nkanjye bimazemo imyaka irenga 10, nagiye mbona ibyo bibazo byinshi. Nagiye mbona abakomisiyoneri, cyane cyane bano bakomisiyoneri baba bari ahantu ku maseta ayatandukanye, harimo abeza harimo n'ababi, ariko kubamenya usanga bigoranye. Nta aderesi ifatika, ashobora kukugurisha ikintu aje agakuraho telefone, ashobora kukurangira ikintu agakuraho telefone. Ikindi kintu nabonye, imyitwarire ya benshi, bamwe muri bo usanga itanogeye abakiriya, ku buryo nanone nabaha nk'urundi rugero. Hari undi muvandimwe nawe tujya tuganira akambwira ati iyo umuntu ambwiye ngo ni umukomisiyoneri, mba mbona ko atari ibintu byiza, mba nzi ko ari umuntu ubeshya. Nise byagenze gute kugira ngo umuntu abakomisiyoneri bose ubashyire mu gatebo kamwe? Yaje kugira ikibazo cyo gushaka inzu ikodeshwa, ahura n'abakomisiyoneri barenga 2. Baramubwira bati inzu turayifite, ati ndashaka inzu imeze gutya, irimo amakaro, ifite douche toilette mu nzu. Ngo n'urugero nabaha rwabaye nanjye ndarubona, bituma izina ryacu bamwe barisiga icyasha. Ubwo twari kumwe, ndamubwira nti ubwo bayikurangiye twajya kuyireba. Baramutelefona bati inzira hari, ngwino tuyirebe. Turatega tugerayo. Ariko icyadutangaje, inzu batubwiraga irimo amakaro, irimo douche, irimo toilette, twasanze ari inzu nta makaro arimo, iyo douche na toilette ntayirimo. Tuti se inzu mwatubwiraga ni iyihe? Inzu barayibuze, baratubwira ngo yari hari, ngo ariko ngo abandi bayitwaye, ngo twabashakira ngo ni mwayibamo. Avuga se twababwiye inzu dushaka, none inzu dushaka mutangiye kutwereka iyi ngiyi, bihuriye he n'ibyo twababwiye? Ubwo n'urugero nabaha rw'abakomisiyoneri batari serious, abantu benshi batuma babanga. Nk'ubwo icyavuyemo ni uko umuvandimwe wanjye twari twajyanye yahise arakara, areba umwanya bamutesheje, amatransport, amafaranga yakoresheje atega amamoto. Ari n'ikiganiro nigeze kumva kuri radio y'umuntu umwe w'umunyamakuru arimo avuga ati akazi k'ubukomisiyoneri aturebye, ati yo numvisha umuntu w'umukomisiyoneri ati mbona abenshi ntago bari seriye. Iyo sura rero iragenda icika. Impamvu igenda icika ni izi company zigenda zivuka, abantu bagenda bashinga kugira ngo bave muri ako kavuyo. Nabwira rero abatugana yuko bazajya baza mu makampani nk'aya ngaya, nk'iyi Nzuri Business Group, ikaza ikabafasha, kuko hari icyo mutumvikanaho muricara mukakinonosora. Dufite aderese, dufite aho dukorera hano ku Muhima, mu nzu yitwa Ishema House.
mukatugana tukabafasha. Ni muri etaje ya gatatu ku muryango wa nyuma ibumoso. Abantu twabaha n'ingero, hari abantu benshi muzagenda mubaza twagiye dufasha ugasanga serivisi twabahaye ni nziza, bakongera bakagaruka bakazana n'abandi bakagenda baduha abakiriya. Ni muri urwo rwego rero iyo umuntu afite adresse, afite abakorana nabo bazwi, yirinda guhemuka. Ariko umuntu muhuriye mu nzira akenshi kugira ngo umenye ububi bwe n'ubwiza bwe biragorana. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo rwose urimo uradusobanurira, uri gusobanurira abatwumva. Turajya twibutse abatwumva yuko tugiye kujya twegera abantu bafite aho bahurira n'imitungo itimukanwa kugira ngo bagende badusobanurira byinshi bitandukanye. None wari ugize uti hari igihe kwicara ukavuga ngo ndi umukomisiyoneri ubwabyo bamwe na bamwe bibatera ipfunwe. Hari igihe abantu bafata abakomisiyoneri akumva ko ari abantu b'abesikoro, b'abatekamutwe. Hari abantu bagifite iyo myumvire. Wabwira iki abantu bagifite iyo myumvire bumva yuko umukomisiyoneri ari umuntu w'umutekamutwe uri aho ngaho, kandi akenshi mba mbona ngewe abenshi babakenera, ariko kandi wadusobanuriye n'impamvu zitandukanye. Wabwira iki abantu bagifata abakomisiyoneri gutyo? Wabwira iki abakomisiyoneri bagikora ayo manyanga, bagikora mu buryo budafututse, kugira ngo babe gukomeza kwanduza iri zina ry'akazi kanyu? Murakoze. Abanyarwanda baca umugani ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Ari ni radiyo imwe ivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Nta isi yahigeze ikintu cya mbere ni amakuru. Ntabwo ushobora kumenya ibintu byose hatagizemo umuntu ubahuza. Uwo muntu ubahuza rero niwe mukomisiyoneri. Abakomisiyoneri nibyo natangiye mbabwira mbere, ndababwira abakomisiyoneri hari abeza hari n'ababi. Nababwira yuko aya makampani nicyo kintu yagiye avukira, agenda akosora ibyo bintu byo kuvuga ngo abakomisiyoneri ni babi. Natwe twabibayemo, ukabyumva, urimo ukanabibona, ukabura ikintu wabikoraho. Wagerageza no kugira mugenzi wawe inama uti ibyo bintu ukora si byo, umukiriya kukimuserera kandi ari we waje gusanga nkaho wamufashije, ugasanga urimo uramushyira mu bibazo cyangwa uramubeshya umuha amakuru atariyo. Nababwira yuko abo bakomisiyoneri mwabirinda mukagana izi kampani. Habamo abakomisiyoneri bafite adresse, abakomisiyoneri navuga b'umwuga babimazemo igihe kirekire, bazi icyo gukora. Uyu mwuga w'ubukomisiyoneri ni umwuga udutunze, ni umwuga twubaha, kandi iyo wubaha umwuga ubonamo amaramuko nibaza yuko ukawuhaye agaciro. Kuwuha agaciro rero nta kindi, kuwuha agaciro ni ukubaha umukiriya uje akugana. Ntabwo umukiriya yaza akugana uyu munsi ngo umuhemukire ejo ngo azongera agaruke, ariko umukiriya iyo umufashe neza ejo araza akongera akakurangira n'undi. Buke buhoro buhoro ukaba ari rwo rugendo. Aka ni akazi kadutunze. Ikindi nshaka kubwira n'abakomisiyoneri barimo kutwumva muri kano kanya nuko baza muri izi kampani tukabafasha, tukabereka uburyo bagakoze neza, kuko nibyo bibyara umusaruro. Nabaha nk'urugero, umuntu ugusanze mu muhanda nta adresse ufite, no kujya kuguhemba birananirana. Niho hahandi usanga ngo baranyambuye, se bakwambuye gute, mwavuganye iki, mufitanye amasezerano se n'uriya muntu. Umukiriya nawe akavuga ati nta masezerano mfite, akaguhemba yashatse. Ugasanga umukomisiyoneri ntahavuye, ntahagiye, ntago yiteza imbere, baramwambuye kandi yakoze. Niyo banamuhembye bakamuha intica ntikize. Kubera iki? Iyo mikorere yose mibi. Aka ni akazi kadutunze. Iyo ugakoze neza karagutunga, kagagutungira umuryango. Nabwira rero abaduteze amatwi n'abatureba yuko iyo mikorere mibi yose mbabwiye bayicikaho, bakatugana, bakaza muri za kampani, bakaba bafite icyizere cya serivisi tugiye kubaha, kandi natwe twese turakeneranye bikatubyarira umusaruro. Murakoze.
Akoze cyane Methode. Ubundi wenda kandi kabazo nakubaza dusa naho tugana ku musozo kugira ngo twe kurambirana, ni ryari ubundi nk'umukomisiyoneri, ni ryari ukorana n'umukiriya ukumva yuko wamuhaye serivisi nziza akagenda yishimye nawe ugasigara wumva unyuzwe? Ni ryari ibyo ngibyo mubigeraho? ni igihe muba mwakoranye mute? Murakoze. Arumbaje ngo ni ryari wumva wishimye wakoranye n'umukiriya? Umukiriya aza kugana rimwe, badufite nimero za telefone badusangaho ku mbuga nkoranyambaga. Umukiriya arakwitabaza akagutelefona ati ndashaka inzu, ndashaka ikibanza. Tise urashaka mu yihe karitsiye? Akakubwira ati ndaha ngaha. Ukagerageza kubera ko amakuru menshi tuba tuyafite, nawe ugafata umwanya ukajya kuri tele kongera ukabaza amakuru neza, ukamubwira uti ibyo wantumye nabibonye, nubona umwanya uzaze dukorane turebe ko hari ikintu byatanga. Umukiriya ujya ukabona kugezeho. Abakiriya benshi batugana bakunze kuba ari abantu bari serious, bashaka kugura ikibanza, amazu, akakugeraho mukavugana, mukajya kuri tele ukamwereka agashima. Yamajije gushima muvugana ku byerekeranye n'ibihembo, akavugana na nyiri umutungo utimukanwa amafaranga azamuha. Nyiri umutungo utimukanwa nawe akakubwira ati nzaguhemba aya ngaya. Mukaza mukagirana amasezerano yanditse, mwamara kujyana amasezerano yanditse bakajya mu by'ubugure, tukabafasha mu byerekeranye na za mitasiyo, akaguhemba nawe ukamuha ibyo yashakaga. Icyo gihe niho mba numva nishimye, umuntu yaje angana kandi angana ababaye, kandi nanjye mukeneyeho serivisi, kuko iyo muhaye serivisi nziza arampemba. Ikimbwira yuko nawe yishimye, njya nkumva yandangiye undi. Icyo gihe numva nishimye rwose, nkumva ko akazi kanjye nagakoze neza. Murakoze cyane. Ngira ngo twagushimira Kayiranga Methode ku bw'akazi keza ukomeje gukora witeza imbere, ari nako kandi dushimira mwebwe